Ese ni ngombwa ko abanyeshuri bajya gushaka akazi ari uko babonye degree bagraduatinze basoje amasomo cyangwa ashobora no gutangira gukora iyo degree atarayibona ataragraduatinga? Hi guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza. Mwaramutse, mwiriwe, muraho bitewe n'ahantu hose uhererewe cyangwa igihe uboneye kino kiganiro. Ikiganiro ni Spice It and Chill. Ntabwo ndi njyenyine ariko njye muri kumwe nitwa Grace Muratimana. Ntabwo ndi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye Divine Umumararongo. Divine umeze neza? Meze neza cyane. Ndabona asa neza cyane nkawe. Asa neza. Na nubwo ndi kumwe na Divine wenyine gusa, ndi kumwe na Aishakiye Bishari. Bishari umeze gute? Nda amahoro meze neza. Nawe nizere ko ari uko. Yeah. Tanyibubwira ngo asa neza nawe urasa neza. Murakoze cyane. Yego. Yego. Uyu munsi rero turaza kuganira ku ngingo igira iti ese ni ngombwa ko abanyeshuri bajya gushaka akazi ari uko babonye degree bagraduatinze basoje amasomo cyangwa ashobora no gutangira gukora iyo degree atarayibona ataragraduatinga? Turaza kubiganiraho n'aba turi kumwe, ariko namwe ibitekerezo byanyu birakenewe. Dukeneye kumva uko mubitekereza, se mwe mubyumva mute? Ku ruhande rwawe wowe urumva watangira gukora utarangiza kwiga cyangwa wakwimenyereza umwuga utaranawugeramo? Yego, Divine urabyumva ute? Murakoze cyane. Ngewe numva ari ngombwa yuko umuntu agomba kwimenyereza mbere yuko asoza kwiga. Ukajya mu kazi mbere yuko usoza kubona iyo degree, kuko bigufasha nyuma yuko wabonye iyo degree bizagufasha yuko ujya mu kazi utangira gukora noneho biri professional, waramaze kugira experience. Uzi se abitwara bate mu kazi, uzi se ahangaha umuntu anyura hehe yagiye akeneye iki ngiki, mbese iyo experience bikenewe mbere yuko ubona iyo degree. Yego. Rishari, Nge rero ndaza kubyumva mu buryo butandukanye. Nge numva umuntu akwiye kubanza agafokasinga, akabanza agakurikirana amasomo ye, akabona umwanya uhagije akiga, ubundi nyuma akajya mu kazi. Ndaza kukubwira impamvu. Akenshi buriya iyo umuntu ari kwiga ariko nanone ari gukora, hari uburyo stabilite y'ibyo arimo ibura. Nk'urugero mu kazi akaba overloaded kubera amasomo, ariko nanone byagera ku ishuri nabwo ya mitwaro y'akazi ikaza kumubana myinshi. So beta rero nkumva ko yego, ndaza kukubwira impamvu. Ubundi barakubwira ngo uko ugira performance nziza mu ishuri, akenshi biba bishoboka cyane ko nujya hanze uri buze kubona akazi keza, kandi nanone kari buze kugufasha nyine kakandi kagaragaza koko ko wafashe umwanya wawe ukajya kwiga. Ubwo nge ndaza kuguha n'urugero twihuta. Kaminuza yitwa East Africa University Rwanda, abanyeshuri beza bayo babafasha kubashakira akazi. Yego. Uri kumva icyo kintu? Aba ari intangiriro nziza kandi ikaba n'umusingi ukomeye cyane w'ubuzima ugiye guheraho, kuruta kuvuga ngo uratangira kugenda wimenyereza, yaba ubwo ibyo uri gukora ku kazi ukaba utari kubikora neza. Kubera iki? Ubwo bumenyi wenda ntabwo urabugira buhagije, no ku ishuri ukaza nabwo ukaza kubibusanya. Kubera iki? Urajya mu kazi uze wananiwe, cyangwa se baguhamagare nk'abantu wenda biga itangazamakuru, ejo hari tegura ibibazo n'iki, kandi nyamara ufite n'iki na assignment ugomba kuza gupresenta. So bikaba byiza rero ubanje ugafokasinga kuri kimwe ukagikora neza. Imyaka 3 umuntu yiga kaminuza ntabwo iba ari myinshi. Ubu ngubu ndumva gahunda yari igiye kuba ine, hari n'abigine, ntabwo ari myinshi cyane ku buryo umuntu atategereza agasakumba ubumenyi buhagije buzajya kumufasha guhangana ku isoko ry'umurimo, atagiye kugira gute, atagiye wenda kubanza kwiga bishobora no kumuca intege. Rishari, ingingo yawe ndayumva, ariko se nk'abantu biga mu yandi makaminuza ugasanga ako kazi wenda nta kubabashakira, ayo mahirwe abandi bafite bo ntayo bafite, ese urumva koko bakomeza gutegereza? Ubwo se ntibamera nka babandi barenje kaminuza ugasanga yagiye gucuruza boutique, ugasanga wenda yagiye mu bindi bitamufitiye
inyungu cyane kurusha uko yajya muri professional yiwe. icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ni nabyo birahari, hari abanyeshuri baba barafokasinze gusa bagasoza kwiga kaminuza ariko barangiza nyine bakagenda bakicara mu rugo nyine bakananirwa kwiyadabuta ku isoko ry'umurimo. Ubwo ni nka adaptation ku isoko ry'umurimo ushatse gukomozaho. Ariko kimwe mu bintu bihari, haba hari n'umuntu ku giti cye. Wa muntu ni umunyeshuri ariko se bya bintu ari kwiga noneho ni gute agiye kubitanga ngo bibyare amafaranga ku isoko ry'umurimo, aho nahiwe he? Ariko mu by'ukuri ubumenyi buhagije yakajyanye ku isoko ry'umurimo, yafokasinze koko agakoresha imyaka ye 4 cyangwa 3 neza, aba bufite ku buryo ashobora no kugenda aho yatangirira ntihamuce intege. Nge ndaza kuguha nk'urugero wenda ku bijyanye no kwiga umuntu ari no gukora, cyane ko nk'iyo umuntu agiye kwiga kaminuza ari gukora, kenshi usanga ari nk'umuvolontaire ahantu cyangwa se ari nk'umutangizi. Hari igihe agera aho ngaho akazinukwa kariyeri. Uriko mu icyo kintu kubera iki? Aravunika ku rwego rwo hejuru ariko umusaruro faranga ari buze gukuramo ntabwo uhagije, kandi na boss we ni gake ari buze kuvuga ati uyu mwana w'umunyeshuri kwiga mu wa mbere kaminuza reka mufate mushire ku mushahara ungana n'umuntu ufite degree ye uri qualified. So ibyo rero bikaba byaba imbogamizi. Ubwo nkavuga ni beta ko wa munyeshuri uko ari buze kugira performance iri hejuru, ere gushobora no gusoza kwiga ukaba waba wenda n'umwarimu aho ngaho usoje kwiga, nabyo birashoboka sibyo? Ugatangirira ku mafaranga meza, ushobora gusoza kwiga amakampani runaka kaza kagufata ukajya kuba umukozi wabo. Turayabona amakampani menshi kuri graduation bafata abanyeshuri bagize amanota meza, kandi bikaba bigoye ko wahuza ibyo bintu bibiri ngo hose umaximize. Ntabwo mvuze ko bidashoboka, ariko urugero rwa 90% biragoye kubifatanya ibyo bintu. Divine arabyumva bitandukanye. Ndakubaza ikibazo gitoya Richard. None se niba uri kuvuga yuko ugomba kwiga ugategereza ukabona iyo degree, none se reka tuvuge ubu secondary yose ko twize ukayisoza, tuvuge ko wabaga mu kigo, noneho ugeze muri university ufite baguhereza opportunity nyinshi, hari ukuntu wiga, haba hariho iminsi yo kwiga mu minsi isanzwe, ukiga nimugoroba, ukiga muri weekend, kandi iguha faveri yo kuba wabona uko ukora ako kazi ukabuniga, kandi kuba wakora ako kazi bigufasha muri connection, kuba wahura n'abantu benshi, kandi ntago kwiga none upakira ibintu utabishyira mu bikorwa ntago bizatuma uvuga ngo nugera ku isoko ry'umurimo bizahora ari bya bindi nyine utigeze ushyira mu bikorwa. Urugero nkuhereza, hari ukwiga uvuga wenda kamera urayibona urayiga, ukavuga ati se kamera ikora uko ikorwa, ariko utigeze uyikoresha. Urabyemera yuko kuri yiga ntujye kubikora nyine ngo ukore practice ibintu bikore birangira bigiye. Yego, icyo ngicyo ndaza kucyemera cyane, ariko tubanze turebe ese muri kaminuza ziri mu Rwanda ni zingahe zishobora kuribera abanyeshuri? Kuko nitureba ikibazo turaza kurebera muri rusange, ntituze kwibanda ahantu hamwe ngo wenda ngo twibane nko kuri kaminuza runaka, indi kaminuza wenda tu excluding. Aka kanya abantu biga muri University of Rwanda UR biga kuri scholarship, ntabwo bishoboka ko bajya gukora. Nanjye icyo ni icyambere sibyo? Nakubwiye ngo ntituze ko excluding abandi, kuko naho ngo ikibazo cy'umunyeshuri kuri UR ni kimwe n'icy'umunyeshuri wenda uri kuri East Africa, bose bafite ikibazo kimwe. Nta mpamvu rero yo kuba excludingamo, niyo mpamvu tugomba kureba ese aba bantu bose bafashwa gute. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, systeme y'uburezi ya hano mu Rwanda iwacu, iyo bigeze mu wa 4 segonderi, mu wa 5, mu wa 6, umuntu ahitamo combination ari buze gukurikira. Akenshi ni nayo kariyeri burya nyine, iyo bitageze aho bihagararira mu nzira, niyo kariyeri uwo muntu aba ari bukurikire up to the end. So tubanze turebe se systeme ya education muri rusange mu Rwanda ifavoriza koko wa muntu kuba ari muri pratique, ari no ku ishuri. Ubwo uraza kuba mu rugero rwaho ahandi hantu ibyo bintu bikorwa sibyo? Tubanze turebe ese birafavoriza kuri bose. So nusanga rero ahubwo priority baprioritiza kwiga,
fata umunyeshuri agende yige, kuko najya gufata ibindi agaca ku ruhande iyo sisiteme iraza kumugonga. Ndaza kuguha urugero. Muri kaminuza twese tuzigamo, twazizemo. Hari nk'igihe umwarimu wajyaga kumubwira uti ngewe rwose mfite ikibazo, assignment yanjye hari uburyo ntayikoze neza kuko nari ndi ku kazi. Akavuga ati nanjye ndi mu kazi uri kunyicira akazi. Urumva icyo kintu? Uwo munyeshuri icyo kintu mu by'ukuri biramugonga kandi ntako atakoze ngo maximize byose abikore neza. Uri kumva? So ibyo bintu rero hari igihe biba n'umutwaro ku munyeshuri akadroping out. Sibyo? Yego cyane. Harabuzi ba dropping out. Yego, nje ndabazi. Ahubwo reka nkubwire ikintu aho ngaho ukuntu biba byagenze. Yego. Ubundi gukora buriya bigufasha no kwiha gahunda wowe ubizi neza yuko akazi kawe ugafite, ugomba kugahereza umwanya w'akazi, ukaba ubizi neza ko ufite iyi assignment, nayo ugomba kuyihereza umwanya, ukihigira ukavuga ati iyi assignment ugomba kuyikora ndetse n'akazi kanjye nkakore neza uko bikwiye. Ibyo bigufasha iki? Bigufasha kwiprograma muri wowe, bikwigishe gufata, kwihereza umwanya ndetse no gukora ikintu mu gihe cyacyo. Ndakumva, ariko se bibaye ngombwa ko bigongana wabigenza? Bibaye ngombwa ko bigongana, akazi n'amasomo bikagongana, ukabura umwanya w'amasomo cyangwa se ukabura umwanya w'akazi? Oya, ngena ndavuga cyane ku bantu bifavoriza. Urugero nk'abantu nyine bakora ku manywa nimugoroba bari bwige, wowe wihereza gahunda. Ikintu ndi kubabwira hano ni uko kwiga unakora bigufasha kuba wamenya uko wihereza gahunda mu buzima. Rega ndabizi abanyeshuri benshi bakunda kuvuga ati ngewe ninsoza nibwo nzajya ibwo ni ubunebwe. Abanyeshuri ahubwo bagira ubunebwe nibwo batera kuvuga ngo ngewe ngo ndabanza hari n'ubona ahubwo wabona iyo opportunity y'akazi akaba atajya akajyamo, akavuga ati ndacyari kwiga akazasoza kwiga ahubwo aho yakabaye yarakoze, afite experience, afite connection, amafaranga nayo n'amafaranga yafite. Ntago ugomba gutegereza buri gihe ngo umubyeyi wawe uramuhamagara. Noneho abanyeshuri kenshi banabigenderaho bakavuga ngo bakavuga ngo ngende kwiga nyine, kuko abafite utuntu twinshi ari bubeshye, ari buvuge ngo nkira amafaranga y'iki n'iki ariko iyo kandi n'umubyeyi yabizi yuko uri kwiga, uri gukora uniga, ababizi yuko nawe uri bube financial freedom, ukamenya kwimenya, ukagira duke wenda akagufasha, ariko ukagira duke nawe ugomba kwishakira. Ibyo rero nabyo bigufasha kumenya mbere yuko uzacunga n'amafaranga nugera hanze. Ariko gutegereza degree rwose ngiye ndumva bitakaye ngombwa. Ubwo ubumenyi urabufite, kuki utajya kubushyira mu bikorwa ukazi kongeraho ubundi? Icyo uvuze kirakomeye cyane cyo kwiprograma. Ariko buryo umuntu yiprograma ku bintu azi bitajya bihinduka, bigenda nyine mu buryo ubizi. Tukuvuga ati ku cyumweru abantu barasenga, ku wa mbere abantu bajya mu kazi, saa sita wenda bakavamo saa saba, kamanzi nsoze. Ariko byageramo hagati bigiye bakubwira ati wari ubizi cya kizami wari gukora ku wa kabiri uragikora ku wa gatanu, sibyo? Icyo gihe ku wa gatanu hari igihe boss yawe yapanze tera ari bugutumeho. Uwo boss wawe ntabwo uri bujye kumubwira ati ndi umunyeshuri, sibyo? Uri kumwicira akazi. Icyo gihe araza kukwirukana, akuvane, agushyire ku ruhande, azana ababishoboye nyine bashobora gukora iyo minsi yose, sibyo? Ako kanya umwarimu ntabwo uri umubwire ngo rero ngo nzaba nagiye mu kazi ngo muzanegure ikizami cyanjye njyenyine, ngo ubundi ngo abandi ngo nabo ngo bakora ukwabo, sibyo? Ntabwo bishoboka. Iyo ni systeme y'ikigo, wenda hari impamvu icyo kizami bagiteguye icyo gihe, birashoboka ko ari bwo wenda umwarimu wigisha iryo somo ari bwo azaba yabonetse. So ntabwo mva ko iyo ngiyo iri buze kuba challenge ikomeye cyane. Ikindi ndagira ngo nkwibutse ko hari imirimo udashobora gukora udasoje kwiga kaminuza, bidashoboka. Bibaho. Ubwo turebe mu buryo buri genero, mu buryo buri rusange, sibyo? Hari ikibazo ndi aka kanya ntabwo ushobora kujya kuba umuganga utarize kaminuza ngo isoze, sibyo? Nanjye ndi kureba ahantu ariko nubwo bivuze ngo niba ujya gukora urindire kujya gukora ibyo ufitiye degree. Njyewe ikintu ndi kureba muri rusange,
ese twakabaye abanyeshuri tugenderaho ngo turi kwiga ahubwo tukibuza n'amahirwe yo twakora wabona n'akazi ntabwo ari ngombwa yuko oya ntabwo nivuguruza ntabwo ari ngombwa yuko akazi ubonye ari ngombwa yuko kaba kari muri ya kariya wenda uri kwiga hari n'ushobora kubona akazi kubera yuko azi yuko ari kwiga akakareka kandi yakabonye uburyo ki agakora akabifatanyiriza rimwe no kwiga. Iyo ni total contradiction uzanye ndaza kukubwira impamvu. Uri kuvuga ko umunyeshuri nyine arajya kwiga ajye no gukora kugira gaining experience, sibyo? Ndajya kwiga itangazamakuru njye gukora igikanishi kugira nzasoze kwiga noneho bya bintu bimasteringa neza. Buretse bya bintu bimasteringa neza. Nukuvuga ngo nabaye umukanishi ndi kujya gukanika imodoka ariko ni igitangazamakuru ngo nzasoze kwiga ndi kumasteringa bya bintu neza. Ibyo bintu biraza guhura gute? Ubwo nabyuze kubimuriza experience hano nge ndi kuvuga hari experience yo kumenya ngo akazi mfite ngomba amasaha mfite ngomba kuba ndi muri iki ngo ndi gukora iki. Rega hari n'igihe usanga umunyeshuri kuko azi yuko ari umunyeshuri nyine akavuga ati igihe atagiye ku ishuri ugasanga yiriwe aryamye nta kintu na kimwe nta kuba productive mu kintu runaka ariko mu gihe gusubiramo amasomo se uyasubiramo buri gihe oya ntago wakiri gusubiramo amasomo umunsi wose ugashira. Okay. Ishari hari ikibazo nshaka kukubaza sibyo wowe wavuze ngo reka umunyeshuri afokasinge ku amasomo yarangire bigende neza nyine azabona akazi nyuma. None se kujya gusaba akazi bakagusaba experience ngo wakoze ibintu uje kwakama akazi wabikozemo urabizi ubigenza ute? No kuvuga ngo igihe cyose nta muntu uri rugwego ahereyemo hagati. Ntabwo ndi butinde ndafata amasegonda make. Nta muntu uri rugwego ahereyemo hagati. Ariko umuntu ushakisha experience asoje kwiga kaminuza ntabwo ahuye n'umuntu udafite utari qualified muri icyo kintu. Iryo ni ryo jambo ryanjye kuri icyo kibazo arambwiye. Reka nshimire Divine ndetse na Richard ariko mbere yuko nsoza wowe urabyumva gute? Ntabwo ari ngombwa yego kushaka iyo degree ni ngombwa ariko ntabwo ari ngombwa ngo utegereze koko iyo degree uyibona kuko ahantu hose career yose wiga batanga kwimenyereza umwuga ukajya kwimenyereza umwuga ukajya kureba uko bimeze niba koko ubona ko bishoboka niba koko ubona ko kujya kwimenyereza umwuga byashoboka biba byiza iyo ugiye kubikora ariko nanone niba ubona ko bitari bugukundire byihorere ufokasinge ku masomo nanone ntukore ikintu kimwe ngo wibagirwe ko ikindi gihari ukore like share na comment zanyu zirakenewe. Ikiganiro cyari Spice it and chill mwari kumwe na Grace murakoze.